rero uno munsi turagaruka kuri mechanism kuki discipline ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Discipline ikora kuko ubwonko bwa muntu bushaka ibintu byoroshye, bukirinda discomfort zone, bugashaka comfort zone, bugashaka ahantu horoshye. Rero tugiye kwiga kuri case study, turi bugaruke kuri football players, tugiye kugaruka ku bakinnyi batatu icyo twabigiraho. Hano rero tugiye kugaragaza ukuntu discipline ikora, by'umwihariko turagaruka kuri bano bakinnyi batatu. Rero nawe urahita wibaza ati ngewe ndinde wo kutagendera kuri discipline kandi aba bakomeye bo bayigenderaho kandi akaba ari nayo ibafasha kubigeraho. Rero fata umwanzuro uno munsi ibintu byawe byose ubyubakire kuri discipline. Ubuzima butwigisha byinshi ariko abantu benshi ntibabimenya. Ubu ni mu bumwe mu buryo bwo gutangira kwiga mbere yuko igihe cyawe kigucika. Iyi ni lesson from life, aho twigira ku byo tubona buri munsi muri societe, muri nature ndetse n'abantu mu buryo busanzwe, kugira ngo tubashe gufata ibyemezo byiza. Rero uno munsi turagaruka kuri mechanism kuki discipline ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Discipline ikora kuko ubwonko bwa muntu bushaka ibintu byoroshye, bukirinda discomfort zone, bugashaka comfort zone, bugashaka ahantu horoshye. Rero discipline yo ni ugukora icyo kintu ubwonko budashaka ariko uzi yuko kigufitiye akamaro ejo hazaza. Iyo ugikoze inshuro nyinshi ubwonko kandi nabwo burakimenyera, bigahinduka habits ikaba identity ikaba ari cya kintu wa umuntu uri ugomba kuzaba we, bikazajya byisubiramo. Urumva yuko wowe toza ubwonko bwawe kugendera kuri discipline, were gutoza discipline kugendera ku bwonko, kuko uri kubyumva yuko ubwonko bya bintu biri muri comfort zone bwo bugushishikariza kubikora uno munsi kugira ngo ejo bizakugirire akamaro. Rero tangira, ntuvuge uti ndagerageza, ahubwo tangira uvuga ati niko ndi. Kuko nutangira uvuga ati ndimo kugerageza, bizarangira kwa kugerageza bigumye mu kugerageza, bikarangira nta rundi rwego ugezeho. Rero tangira uvuga ati niko ndi, wirinde kuvuga ati ndimo ndagerageza. Discipline iba lifestyle, si icyemezo cya moment urimo, si icyemezo cy'ibihe urimo, si icyemezo cy'ibintu uri kujyamo cyangwa uri kuvamo. Discipline ni lifestyle yawe, yigire lifestyle yawe, nibyo bintu bizagufasha kurushaho. Rero tugiye kwiga kuri case study, turi bugaruke kuri football players, tugiye kugaruka ku bakinnyi batatu icyo twabigiraho. Hano rero tugiye kugaragaza ukuntu discipline ikora, by'umwihariko turagaruka kuri bano bakinnyi batatu. Rero nawe urahita wibaza ati ngewe ndinde wo kutagendera kuri discipline kandi aba bakomeye bo bayigenderaho kandi akaba ari nayo ibafasha kubigeraho. Rero fata umwanzuro uno munsi ibintu byawe byose ubyubakire kuri discipline. Turatangira n'umukinnyi wa mbere, benshi baramuzi, n'umu Portugal, bamwita Cristiano Ronaldo Alvaro de Santos. Discipline ye rero ni system, yari afite gahunda, afite repetition ndetse na standards. Ntabwo ari ibintu byizanye, yitozaga igihe
umubiri we unaniwe n'igihe nta motivation afite, ariko akemera agafata baro, akemera akabyukira mu mwitozo, akemera akajya gukora siporo kugira ngo bizamufashe kugera kuri ya ntego yihaye. Yihaga icyo bita gahunda, akiha icyo bita repetition, ndetse akabikora biri standards, byuzuje ibyangombwa. Rero discipline ye ntiyari igitekerezo, ahubwo yari lifestyle yiwe. Ubuzima bwe bwa buri munsi bwabaga ari discipline. Rero ubwonko bwe yabutoje kugendera kuri discipline, ntabwo yatoje discipline ye kugendera ku bwonko. Rero fata umwanzuro kabisa nawe urebe yuko discipline yawe wayigira lifestyle. Turakomeza n'umukinnyi wa kabiri, bamwita Lionel Messi. Leo consistency over drama. Yakoraga kimwe buri munsi, niyo urusaku rwa benshi rurimo rurasakuza, ariko discipline ye yakoraga gute. Wowe kora akazi kawe, nicyo kintu kimwe yagenderagaho. Kora akazi kawe, ibindi ibyo abantu bavuga byihorere, ibyo abantu bavuga ntubyiteho, ibyo abantu bakubwira ntubigendereho, baguca intege, bakubwira amagambo atubaka, ariko wowe gusa kora akazi kawe, impinduka uzazibona nyuma. Akuntu rero wakitoza kuba consistent kuruta kuba drama, kuruta gusakuza, kuruta kuvuga cyane. Wewe kora amagambo arute ibyo bikorwa. Undi mukinnyi bamwita Kylian Mbappé. Uyu nguyu rwose baramuzi, ni umufaransa watakira ikipe ya Real de Madrid, nta muntu waba utamuzi. Rero aratubwira ati routine beats hype. Routine ingana n'imyitozo, kureba za video yakinnye agasubiramo ndetse akanikosora, kwikosora ya makosa yakoze kugira ngo atazayasubiramo. Rero nawe discipline yawe cyangwa se routine yawe yigire imyitozo, yigire kwa kundi ugaruka ugasubiramo, ugakora revision, ugakora isesengura kuri bya bindi wakoze cyangwa bya bindi wanyuzemo. Nurangiza wikosore, urebe ahabaye ikosa kugira ngo utazongera kurikora. Iyo hype rero igabanutse, routine yawe iraguma hahandi, igahoraho buri gihe. Bya bindi uhora usubiramo, ukirinda kubitegereje, ukavuga ati nimba routine yanjye igeze mu gihe cyo kuza kuri coding, nta kintu cyo kumbuza kuza. Rero icyo nicyo bita routine. Hype rero ikaba cya kindi kiri buze kukubuza kuza kugikora. Rero routine yawe ibipanze kandi uyikurikize, wirinde izo hype zagutuma utaza gukurikiza ya routine yawe. Rero uyu Kylian Mbappé we agendera kuri routine kurusha hype za buri munsi. Rero nawe fata umwanzuro, urebe yuko wagendera kuri routine kuruta kugendera kuri hype. Rero iyo turebye tugasesengura tukareba n'ukuri nyako, ukuri nyako kurimo hano nuko icyo bita discipline ingana n'icyo bita system, ikangana n'icyo bita consistency ndetse na routine. Iyo ufite discipline ugira system, ibintu byawe bikaba biri ku murongo, ukagira consistency, ukajya uhozaho, ugahora ukora buri gihe, ukagira na routine, noneho bikaba akarusho. Bya bintu byawe buri munsi ukajya ubisubiramo cyane, nibyo bihita bikugera uwo ushaka kuba we ndetse n'uwo ushaka kuzaba we
rero motivation ikaba options yawe, izikaba option. Ibyo bintu byose iyo bikurikije icyo bita motivation kiba option. Rero tugiye kugereranya abantu batsinda n'abadatsinda cyangwa se n'abazimira, katurebe nk'umuntu we akora ibintu byagendeye kuri motivation gusa, naho undi muntu akora niyo nta motivation afite. Ese urabyumva nyuma y'imyaka 5 bizaba bimeze bite? Ese urumva bizagenda gute? Ese urumva azaba ari kuvuga gute? Rero ukuri kurimo hano cyangwa se ukuri nyako, umuntu wa mbere ariwo A, nyuma y'imyaka 5 azaba ari kuvuga ati naragerageje, kuko yagendeye kuki? Kuri motivation gusa. Ariko umuntu wa kabiri wazavuga ati niko mbaye, kuko we yagenderaga kuki? Yakoraga, yaba atari muri mood, yaba atameze neza, yaba yaramutse ari kwiyumva ukundi kuntu, ariko agakora, ntagendere kuri iyo motivation. Motivation iragushuka igatuma cya kintu wiyemeje utakigeraho. Rero discipline yo ingana n'icyo bita compound effect. Compound, combination of many things. Effect nyinshi urazibona yo ukoresheje icyo bita discipline. Rero mukoreshe discipline kugira ngo izo compound effects zitazabacika, aho kugendera kuri iyo motivation izakumotiva gusa. Wagera mu gihe wumva umeze nabi ukabihagarika, wagera mu gihe wumva nta mbaraga ukabireka, no. Ariko iyo discipline yo izagufasha niyo wumva utameze neza urabikora kandi ubikore neza. Izo compound effects ntizigaragara vuba, ariko zirakwica bucece, buhoro buhoro. Rero icyo bita motivation ntigaragara vuba, ariko zirakwica bucece, buhoro buhoro, bikaza kurangira uzimiye kuko utiyambaje icyo bita discipline ngaba ariyo ikuyobora. Rero abantu benshi batsinda cyangwa bazimira nuko batemera ko discipline cyangwa se batitoza ko discipline aba ariyo ibayobora mu buzima bwa buri munsi kurushaho. Rero ikindi kintu twareba hano muri rusange twakegera kuri ba bakeneye batatu, harimo icyo bita life transfers ku rubyiruko muri rusange mu buzima bwa buri munsi. Nimba uri umunyeshuri, irangwa ni bita discipline kugira ngo bizagufashe kwiga niyo waba utari kubishaka, nk'uko bita Cristiano Ronaldo yabyukaga mu gitondo akajya gukora niyo yumva nta mbaraga, niyo yumva atari kubishaka, ariko akemera akajya gukora kugira ngo azagere kuri cya kintu yiyemeje. Rero nk'umu creators agomba kurangwa na discipline, gukora content niyo nta views ziri kugaragara, niyo nta impacts iri kugaragara, niyo nta muntu uri kukureba, ariko ukavuga ati reka ngerageze nkore kuko ntago ubuzi akantu kamwe gusa kazaba trend, akantu kamwe kazafata abantu, akantu kamwe buri wese azareba kumva aragakunze. Rero ujye ubyuka ukore, wongere ukore, ukomeze ukore, ugendere kuri routine yawe, consistency kandi nayo ikurange. Wirinde kurangwa na drama, wirinde kurangwa n'amagambo cyangwa se urusaku, urangwe n'ibikorwa. Rero nk'umushoferi nawe discipline agomba kuyubaka buri munsi kugira ngo atazirara, bigasanga routine yayishe akajya mu biyobyabwenge, bikaza kurangira aguye mu mutego, ugasanga atakaje ibintu byinshi
ugasanga ashobora no kumukururira gutakaza ubuzima bwe ndetse n'ubw'abandi muri rusange atwaye. N'umukinnyi buriya si twabatindaho, disipurine yo igomba kubaranga, rutini ikaba ariyo ya buri munsi, ikaba ari nayo iganza amarangamutima yabo. Mbere y'uko bagira amarangamutima bakabanza bakubahiriza rutini yabo, nicyo kintu kizabafasha kurushaho ndetse kizatuma baba abakinnyi bakomeye. Kuko nk'abo twabonye hejuru nka Lionel Messi, we yarakoraga akirinda amagambo menshi. Nka Mbappe we rutini yarayubahirizaga kuruta ziriya hype, biriya bintu byose bikwangiriza bigatuma utagera ku bintu wiyemeje. Iyo turebyemo hano, ntugategereze motivation, tangira n'akantu gato ndetse utangirire aho uri kandi unatangire n'ukuri. Ntiwumve yuko ushaka guhinduka ukuri kugira ngo uzatangire ukore. Tangira n'ukuri ahantu uri ndetse n'uwo munsi, nurangiza utangire ushyire mu bikorwa ibyo bintu, bizagufasha kurushaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Disipurine rero ni urufunguzo rugufungurira inzozi zawe, kandi nanone ni ubwisanzure bw'ejo hawe hazaza. Iyo uyubaka uyu munsi, ejo uraruhuka ukumva umerewe neza. Ejo urayubaha ukishyiramo yuko ariyo yatumye ugera kuri ibyo bintu byose, kugira ngo n'ikindi gihe kitazashwenyuka. Kandi murabizi nta muntu ugera ku kintu ageraho nta disipurine afite. Ibintu byose muri rusange, muri iyi si, muri hehe hose, ahantu hose wajya, bisaba icyo bita disipurine kurusha ibindi bintu byose. Without discipline you don't have a good life, we are in a dangerous zone. Rero isomo twakakuyemo hano ryubaka abantu, si inkuru zo kugushimisha. Kuramo ikintu kikwigisha, kuramo ikintu kigiraho kikuvana kigere naho kikugeza. Si inkuru zo kugushimisha, ahubwo ni inkuru zo kukubaka. Rero hera uyu munsi ufate akanya ko gutekereza ku kintu kimwe cy'ingenzi wize uyu munsi. Wigiye kuri Kylian Mbappe, wigiye kuri Cristiano Ronaldo, wigiye kuri Lionel Messi, cyangwa se undi muntu w'umukinnyi, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, yaba ari umushoferi, yaba ari umunyeshuri, yaba ari inde. Buri kintu cyose kikubere isomo ryo gukuraho ikintu kizagufasha, kandi ugikoreshe ibyo bintu wize, ibyo bintu byose wakuyemo aho ngaho, ubikoreshe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubuzima butwigisha buhoraho, ubuzima ni intangiriro muri rusange. Rero tangira uno munsi, disipurine ikurange, kuko turi kumwe kandi tuzahora hamwe. Reka rero mu isomo rikurikira tuzarebere hamwe n'ikintu gishobora guhindura ukuntu ibintu bibona n'ukuntu ibintu byumva. Mu isomo wabikuramo. Rero guma hano wige, wongere utere imbere. Ni Venados Click Diaries.